Kera habaye umugore n'umugabo babyarana abana 3. dusigasire umuco wacu utazacika. Ubusa bwaritse ku manga umuyaga urabwara agace karacuranga uruhu ruravugiriza. Isha n'inzovu. Umunsi umwe isha yaganiraga n'izindi nyamaswa nuko iza kuzibwira iti aho mwari muzi ko naguze ya nzovu nini muzi none ikaba inkorera. Impongo yumvise ayo magambo iratangara cyane iti ni ukuvuze sigaho kutubeshya ndetse ejo kare tuzayibariza. Ntibyatinze mu museso wa kare impongo irazinduka no kwa nzovu iti ejo isha yatubwiye ko yakuguze ngo none urayikorera, biratangaza cyane. Twari tuzi ko inyamaswa twese tugomba kubaha no gutinya, none nibyo. Ikibabaje kandi yabivuze hari amasatura, ingurube, ibinyogote n'izindi nyamaswa ziciye bugufi. Inzovu yumvise ayo magambo birayitangaza, irarakara bituma yiyemeza kubaza isha icyayiteye kuvuga ayo magambo ateye isoni. Irahurura nayo. Isha ikirabuka inzovu itangira kwirwaza. Iraniha cyane ivuga nk'iyarembye iti ikirenge we, imbavu we, umutwe we, ayi data we. Ubwo niko yigaraguraga hasi. Inzovu ibibonye iyigirira impuhwe ariko ntibyayibuza kuyibaza icyatumye itinyuka kuyisebya mu ruhame rw'izindi nyamaswa. Iti niko sha ngo waranguze ungira umugaragu wawe, ngaho se nikavuge. Isha irasubiza iti nyagasani ninde wanteranyije atya? Inzovu irayisubiza iti inyamaswa mwari kumwe ejo nizo zayimbwiye kandi urazibuka. Nuko isha irayibwira iti dore uko meze ubu narembye kandi maze iminsi ntaho njya. Ibyo se si ibikwereka ko ari abanzi bashaka kunteranya nawe? Nkurahire sinigeze nabirota mu nzozi. Inzovu yumva igize impuhwe ariko ntiyashirwa. Iti ngwino nguheke tujyane kubaza impongo nawe mwari hamwe ejo, menye uvuga ukuri. Inzovu irayiheka. Mu nzira byahura n'izindi nyamaswa isha ikagamika kugira ngo izereke ko ihatse inzovu. Inyamaswa zibonye ziti ni koko isha yahatse inzovu dore irayihetse. Inyamaswa yahura n'indi ikayibitekereza maze iyo nkuru ikwirwa hose. Inyamaswa zirashika nazo ngo zihere amaso zishire amatsiko. Inzovu ikomeza urugendo ihetse yasha. Itaragera aho impongo ituye isha yibaza uko iri buhindure ibyo yavugiye ku mugaragaro. Isanze bitaza gushoboka yigira inama yo gucika. Uko yakicaye ku mugongo w'inzovu iritunatuna irazimiza igwa mu ishyamba irihisha. Inzovu ntiyamenya ibyabaye ikomeza kugenda. Igeze aho impongo iri ngo yirurutse umurwayi isanga yagiye nk'ejo. Irumirwa kandi ikorwa n'isoni kuko nta nyamaswa n'imwe yari isigaye itaramenya iyo nkuru. Isha yari yayirushije ubwenge, ubugabo si ubutumbi. Si njye waherahera ubwenge bw'isha.